Ivu ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, imyitozo ishyira iya nyuma mbere yuko bacakirana n'ikipe ya Police Football Club umukino wa Heroes Cup cyangwa se igikombe cy'intwari kuri uno wa kane. Reka mbasuze mbaye ikaze abantu mudama ko dukurikirana umunsi kuwundi. Umuntu wahisemo kujya akurikirana amakuru ya sport hano kuri no platform yacu ndetse n'amakuru ya showbiz, amakuru agiye atandukanye ari gutsaracara mu isi ya sport ndetse n'isi y'imyidagaduro. Abantu rero mu majyepfo amajyaruguru asarazuba burengero bwaryo mwese ndabasoje cyane mu mujyi wa Kigali sinabarenza ingohe aba diaspora muri rusange mwese ndabasoje cyane. Ubwo ndavuga abo mu ntara ya gatandatu, abantu bari ku bugane wa Amerika, Aziya, Australia, ku mugane w'Uburayi mwese ndabasoje cyane, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugane wa Afrika. Na kutinda mu makoni tumaruke zandana amakuru yihutirwa cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero yazindutse mu myitozo ku isaha y'isambiri kugeza ku isaha y'isatanu n'umukinnyi mushya ninde nari nabivuzeho n'umugoroba nari nabibabwiye ko umukinnyi mushya agomba kuba yahageze cyane, na wundi bamwita Mugisha Didier Taichi yamaze kubagira mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport arahari cyane. So wenyine ari wagomba kuhagira wenyine, hari abandi bakinnyi bagera kuri batatu bihuse cyane. Rayon Sport nayo iri kuganiriza ibiganiro bigeze kure cyane guturuka mu ikipe ya Mukura Victory Sport, batatu bose Rayon Sport bakuye mu ikipe ya Mukura. Abo ni bande kanze bose tubaganireho, ariko bagomba gutangira imyitozo mu misiri imbere, bo nago bahise baza mu myitozo kuko nago biganiro birarangira byose muri rusange. Ariko umwe byamaze kuba birangira, ngo ninde byarangiye, abandi babiri ni bande kanze byose tubinyuremo akantu kandi ategerekana na kamwe ikagucika kuri bano bakinnyi bashya bagomba kuza mu ikipe ya Murera ndetse n'andi makuru yose ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ndetse n'agahimbaza musiki Rayon Sport yemereye abakinnyi bayo kugira ngo batware kino gikombe cy'intwari, batangire bwa mbere, batangire cyangwa se muri nosezo batwara igikombe nyuma ko nyabikwa ibitego bine n'ikipe ya APR ku gikombe cy'ibiruta ibindi Super Coupe. Baravuga ati ko byagenda kose umwaka y'imikino ibikombe byo muri uyu mwaka byo tugomba kubitwara kuko Super Coupe yari igenewe umwaka ushize w'imikino, ariko baravuga ati iby'uyu mwaka tugombe tubikusanya tugombe kubitware. Ase Rayon Sport birashoboka kubanya karindwi muri championnat. Mbere ko dukomeza abanza making sure ko kanze like ko kanze subscribe, asigaye tujyane gatanu kuri ikagenzi kako nimba wabikora nicyo gihe nako kanya bikora, asigaye tunyaruke na zandani n'amakuru ari kuvuga mu ikipe yawe ya Rayon Sport. Kandi like kandi subscribe, asigaye tukubite tubangora twihuta cyane. Rayon Sport rero imyitozo yayo yagaregeyeho umukinnyi mushya, na wundi bamwita Mugisha Didier aka Taichi guturuka mu ikipe ya Police Football Club, umukinnyi waje nginizanyo avuye mu ikipe ya Police nyuma yuko yarayisigajemo amezi 6 yonyine kugira ngo uno mukinnyi aba amaze kuba arangiza amasezerano ye, hasigaye aje mu yandi makipe. Nyuma yuko Police FC isinyishije abakinnyi bagiye batandukanye bandi bashya, igasinyishamo ba rutahizamu babiri, yahise vuga ati rero bya byiza dutandukanye n'umwe mu bo dufite cyangwa se umwe tukaba turebye aho tumutiza, ko n'umundi yasinyishije muri bane, yasinyishije mu rutahizamu babiri, kandi sanzwe ufite n'abandi bagiye batandukanye barimo babyiringiro rage n'abandi benshi barimo ravuga ati rero ko byagenda kose ntabwo no musore ashobora kuzabura umwanya. Ni na mpamvu batandukanye na Muhoze Fred agahita yisanga mu ikipe ya AS Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, ikipe kabisa nayo igaragara ko ishobora kumanuka irebye nabi. Muhoze Fred niho yahise yerekera, iravuga ati rero byaba byiza nimba Rayon Sport gushaka aho bita Mugisha Didier aka Taichi, byaba byiza tumutije mu ikipe ya Rayon Sport akagenda nkinizanyo akabanza akareba ukuntu ibintu bimeze, byamera neza yaba ari umukinnyi mwiza byanamugurisha akajya n'ahandi nubwo atagaruka muri Police, ariko byibura twatumweretse ko tutamwifuriza nabi. Police FC nta mutima mubi, bati genda handi ubanze ugerageze. Rayon Sport ni ikipe nziza ikumurika, ushobora kwitwara neza cyane bikarangira gusinyishije amasezerano undi nawe ukayiba umukinnyi wayo mwaka utaha wayo official yagusinyishije, cyangwa se mu kimwe ukabona n'indi kipe wenda akazi kawe kakaguma kakaendelea. Mugisha Didier Taichi ni umwe mu bakinnyi bigeze bahamagarwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ni umwe mu bakinnyi iyo bari gukina iyo bahawe umwanya bigaragaza kandi bakagaragaza ko urwego rwabo rwasobanutse. Ni umwataka rero ukinira ikipe wakinaga ikipe ya Police, akabisanze muri Murera nkinizanyo y'amezi 6. Ubwo rero sibi gusa suyu gusa ugomba kuba agera muri Murera. Reka dukubite na sandani, ntabwo ndi gutinda mu makoni ngo mbaganize ibindi. Reka mbanze mbabwire bano bakinnyi bagiye kuri batatu Rayon Sport irimo ishakisha, bamwita Iradukunda Eri3. Iradukunda Eri3 ni umukinnyi wa Mukura Victory Sport ukina nka rutahizamu, ariko aciye ku ruhande rw'ibumoso aba yambaye nomero 11 mu mugongo. Iradukunda Eri3 ni umwe mu bakinnyi beza cyane bakira mu ikipe ya Mukura Victory Sport, kandi ni umwe mu bakinnyi ngenderwaho. Uyu mukinnyi yagiye akunda kuvugwa cyane kuba yaza mu mujyi wa Kigali akaba ariho akina, ariko bikarangira amasezerano ye ya Mukura amugonze cyangwa se amubaninze kuguma mu ikipe ya Mukura. Umwaka ushize yari yarangije amasezerano ye, ariko birangira nta kipe imujyanye. Amakipe yavugwaga mukuzamo mu mujyi wa Kigali birangira atamuguze, ahita yongera amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ubu ngubu nawe afitemo amezi 6 kuko
yari yasinye umwaka umwe mu ikipe ya Mukura nyine undi mwaka w'inyongera. Rero Iradukunda yari itatu nyuma yo kunyabuka Rayon Sport igitego cyiza cyakufura cyane cyatumye bananganya igitego kimwe kuri kimwe ko Rayon Sport yatsindiwe na Emery Bayisenge, ariko bari bamaze kugikubitwa kabisa cya eri itatu cyakufura yijyanye mu izamu kabisa. Umuzamu Kwizera Olivier Gishwe kane yamenye ahantu umupira unyuze arawukurikira akora harashya aravuga ati uyu muhungu yanakwica. Uyu muhungu kabisa ishoti ye ntabwo igigarurwa n'abazamu bayikozeho yikozeho urashya. Iradukunda yari itatu rero Rayon Sport nguri kumuganiriza byuze cyane nyuma yuko ibonye ko yavunikije Azizi Basane Kuranya, umwe mu basore Rayon Sport yari ifite beza baca ku ruhande rw'ibumoso basatire baciye ku ruhande rw'ibumoso. Iravuga ati rero byaba byiza tuzajya undi musore nka Iradukunda yari itatu akamucalenjinga ari n'umunyarwanda byaba byiza kurushaho. Rero baravuga ati uyu musore tumuzanye igisubizo cyaba kibonetse, kuko Rayon Sport akanya ifite abanyamahanga barenga 10. Abanyamahanga rero bose kubajera biragoye cyane, kandi kuri feuille de match babemereye kugaragaza aho abanyamahanga batarenze 8, ariko abo 8 nibyaguhira ni wabashyiramo bose icyarimwe nyine birumvikana. Ugomba kugaragaza wenda nyine kugira ngo bije neza cyangwa se ubibalansinge, ushobora kugaragaza nka 6 abandi bakisanga hanze cyangwa se bakajya igendo bashyiramo basimbuye. Rero Rayon Sport abanyamahanga ifite nibo ubeshe kurusha abanyarwanda abarimo, ari nayo mpamvu mu gikombe bakinyemo n'ikipe ya Ipera cya Super Coupe Rayon Sport kubera gusinyisha abanyamahanga bagera kuri 5, Rayon Sport nta n'igice cy'icumi yigeze ikuramo, ko ikipe ya Ipera yatwaye miliyoni 20, ya kabiri agomba gutwara miliyoni 10. Ubwo Rayon Sport nta n'igice cy'icumi yigeze ikuramo na kimwe, kuko Ferwafa yahise yafatira ayo ngayo 10 za Rayon yahise zifatira avuga ati na kubera ko mwasinyishije abanyamahanga kandi twaravuze ko gusinyisha umunyamahanga ari ugutanga miliyoni 2 kuri uwo mukinnyi w'umunyamahanga. Rayon Sport ayabo rero Ferwafa yahise yakenyereraho birangira Rayon Sport nta gice c'11 ikuyemo. Ayo Rayon Sport yabonye na ya Rayon Sport Women Football Club cyangwa se Rayon Sport y'abagore, kuko yatwaye igikombe cya Super Coupe bayiha miliyoni 20, ariko rero y'abagabo nayo n'igice c'10 yatwaye yahise yishyurira ba Vini, yishyurira ba Foster Kao, yishyurira abana basore nka ba Ben Aziz Dao, birangira nyine amafaranga ahise abi igenderamo. Sibi gusa saya makuru ya eritatu wenyine hari, kuko haravugwa n'undi bamwita Iradukunda eritatu we nabivuyeho, ahubwo bamwita Joseph Saki n'umwe mu bakinyi bameze neza cyane kandi bitwaye neza muri sezo y'umwaka ushize. Uyu mukinyi yakenaga mu ikipe ya Muhazi United hariya mu ntara y'Iburasirazuba, yakeneraga hariya kuri stade y'akarere ka Ngoma iriya stade naza itwa adresse zikiniraho. Ariko rero uyu Joseph Saki yari yavuzwe mu ikipe ya Murera cyangwa se ya Rayon Sport ishaka kumusinyisha, birangira ubuyobozi butabyumvikanyeho, baravuga ati umukinnyi mu mureke ngo arashaje biki n'ibiki ngo arakuze, ibintu nk'ibyo nyine birangira batabyumvikanye ngo avuye mu ikipe noya. Nyamara ikipe ya Muhazi United niyo yavuyemo uyu musore Richard Ndayishimiye araza atera umupira induru ziravuga inyarugenge. None rero Joseph Saki banga kumusinyisha icyo gihe, ubona Mose ngo tasere bari i Kigali bari muri hotel hari yiremere hafi ya Stade Amahoro. Rayon Sport birangira abo bakinyi babacitse, Joseph Saki birangira yisanze mu ikipe ya Mukura Victory Sport. None Rayon Sport yongeye kubyusa dossier iravuga ati uno musore turamushaka cyane, uyu munyamahanga turamushaka cyane. Mu bakinyi Rayon Sport iragushaka, uyu niwe munyamahanga wenyine iri gushakamo, kuko abandi bose ishaka n'abanyarwanda. Dutunguwe no kumva Rayon Sport ishaka izina ry'umunyamahanga, ariko iramushaka cyane ubu bita Joseph Saki. Mu bakinyi beza cyane bakina hagati mu kibuga, nawe akinana muri 18 imyanya myinshi y'imbere yose agerageza kuyikina, kuko anacana ku ruhande rw'ibumoso naho yahakina ari kwataka. Uno mukinyi rero reka turebe aho bigana. Rayon Sport irimo iramushaka, ibiganiro nawe bigeze kure kugira ngo Mukura imurekure aza mu ikipe ya Murera. Undi rero dusorezaho bisa nkaho byamaze kurangira, na undi bamwita uwo Mukiza Obedi. Umukiza Obedi tayari we ibiganiro byamaze gusa nkaho birangira 99%, kuko Umukiza Obedi bumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport ko agomba kuyisinyira imyaka 2. Umukiza Obedi Rayon Sport iri kumwishyura mu ikipe ya Mukura Victory Sport irimo irabishyura amafaranga y'amezi 6, kuko niyo yarasigaje mu ikipe ya Mukura Victory Sport, kuko uyu mukinnyi yagifite amasezerano nawe yari yayongera umwaka ushize yari yarangiye amasezerano ye, ariko birangira bamwongere kugira ngo aguma ikinire. Umukiza Obedi rero we ngo biriki ariko ejo cyangwa se nejo bundi babona ari hano mu Nzove ari gukora imyitozo hamwe n'abandi bakinnyi. Umukiza Obedi umwe mu bakinnyi beza cyane bakina nka myugariro bakina kuri
abakina nka myugariro bakina inyuma kuri nomero 2 hariya ku ruhande rw'iburyo. Rero uno mukinyi aje kugira ngo ahita simboro bita Senegal Ali Omar bamaze kuba yerekera mu gihugu cya Sudani mu ikipe yitwa El Merreikh Betiu. Rero nawe uwo bita Senegal Ali Omar ndetse na Shabalala Hussein bari no kwitwara neza cyane mu ikipe barimo. Uwo bita Shabalala Hussein ku mugoroba yarasinze igitego, ariko uwo bita Senegal Ali Omar nawe atanga assist. Abakinyi bahise bitwara neza cyane batikigira hariya kabisa mu gihugu cya Sudani y'Epfo, batangiye kwerekana ko yari abakinyi beza cyane, nyamara kuva mu Rwanda yari offre nziza cyane ukajya kwishakira amafaranga hanze, kandi batangiye kwerekana ko urwego rwabo rwasobanutse. Obita Shabalala n'umwe abakinyi beza cyane kabisa no muri championnat y'u Rwanda bari no kwitwara neza cyane, namaze gutsinda ibitego 9, yaramaze gutsinda 9 muri championnat, yari kujya 2 cyangwa se bari bakurikiranye n'uwo bita Emmanuel Foromo ikipe ya Al Hilal Sport Club, ko niwe ufite ibitego byinshi, afite ibitego 10. Rero Shabalala niwe yamukurikiraga, nawe yarari hafa aho ngaho. Rero uko bimeze ubwo abo bakinyi batatu b'ikipe ya Mukura Victory Sport bose bakunyuriyemo, yaba ari uwo Mukiza Obedi, akaba Iradukunda Eritatu ndetse n'uwo bita Joseph Saki. Abo bose rero Rayon Sport biganiro ngo bigeze kure kugira ngo base bayisinyire. Ubwo Rayon Sport rero irishaka y'umwaka cyangwa se muri iyi mirikato mu kwa mbere, Rayon Sport niyo iraba isinyishije abakinyi benshi, kuko yasinyishije batanda, ibwo imaze gusinyisha batandatu, maze gusinyisha abakinyi barenga 6 muri no merikato. Ishira cyashaka nabandi ishaka gusinyisha abakinyi batari munsi y'8, kuko Rayon Sport yatakaje abakinyi benshi. Harabo yararekuye abakinyi benshi cyane, barimo Baniyonze Marivesef, Badama Bagago bari muri AS Kigali, abakinyi bagiye batandukanye barimo abari Valido bari muri Kiyovu Sport, abakinyi barimo ba Pavel Nzira, abakinyi barimo ba Mohamed Sheri ari nawe wagiye bwa mbere. Abo ngo bana batanibukaga Mohamed Sheri wari wahombeye abareyo, ahita agenda cyane umwarabu kabisa, agenda yirukanga cyane mu iwabo muri za Algeria. Rero andi makuru ni mu masaha imbere, kamanza nyene nyakusanya umenye se ngo ni iki kigezweho cyangwa se naye makuru hari imbere ko Rayon Sport icakira mu ikipe ya Police nayo yiteguye cyane, abasore barimo ba Prince kabisa nabo biteguye cyane, bavuga ati tugomba kuba duhagarika ikipe ya Rayon Sport. Abasore barimo babyiringiro Rank bose bariteguye cyane, bavuga ati uko bigenda kose tugomba kuba twitwara kino gikombe. Se neza uzagitwara Rayon Sport yagitwara yiwenda yigarure imitima y'abareyo, cyangwa se Police yagitwara, cyangwa se APRFC irakisubiza, ko dore ko ari nayo gifite cy'umwaka ushize. Duhure mu kanyange ndi MCSA.